rero mukurikire neza. Twabonye hariya mu mutwe w'amagambo ngo ubuzima bubereye umuntu w'Imana. Uyu muntu w'Imana tuvuga ninde? Ni umuntu wese avuga ko yizera Imana muri Yesu Kristo. Niwe twita umuntu w'Imana. Twe tunamwita niko Bibiliya imwita. Kuko baratubwira umurimo w'ibyanditswe byera ku muntu w'Imana. Ntiwumva se? Bamwita umuntu w'Imana. Amen. Ngende muri Timoteyo arabitubwira. Bavuga umuntu w'Imana. Mwageze? Tuye kuri Timoteyo. Twacaye mu Baheburayo ari. Timoteyo wa kabiri 3:16-17. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Amen. Ngo ninde? Umuntu w'Imana. Nugire tuvuze hano. Umuntu w'Imana ubereye ninde? Kweje usanga tubira mu buryarya bwacu, za karande ziracyatuboshye, uburyarya buratatuboshye. Wabyumvise? Ibintu byose dukurana nabyo bituze mu bisekuruza byacu biracyatuboshye. Umva se uzabura umuntu w'Imana ushitse gute? Cyo nicyo kibazo. Buri jambo rifite icyo rivuga. Uyu muntu w'Imana avugwa ari ninde? Ni umuntu wahamagawe n'Imana muri Kristo Yesu, akaba yizera Imana muri Kristo, akaba afite ibyiringiro muri Kristo. Uwo rero ni umuntu w'Imana. Ku misano rya kera witwaga umuntu w'Imana yari ba Eliya, bari abahanuzi. Ngo umuntu w'Imana ngo ni amahoro. Ubwo niko abantu babona ngo umuhanuzi aje ngo umuntu w'Imana ngo ni amahoro. Rero umuntu w'Imana y'umusano rishya nabo bose bizeye Imana muri Yesu Kristo, bakaba bafite ibyiringiro muri we, bakaba bitwa ubwoko bw'Imana, bakaba bitwa abana b'Imana, bakaba bitwa ababatuwe, bakaba bitwa abavutse ubwa kabiri. Ayo mazina yose nimba uyibonamo uri umuntu w'Imana. Noneho mumenye abantu bose bo ku isi ni abantu b'Imana, baremwe n'Imana, ariko si bose abana b'Imana. Uyu muntu w'Imana tuvuga hano ntabwo ari ukubera ko yaremwe n'Imana gusa. Wabyibise? Nuko ari mu baremwe n'Imana, ariko noneho umucyo wo kumenya Imana waramugendereye, waramuviriye, noneho amenya Imana muri Kristo, arayemerera, arayikurikira. Uwo niwe yitwa umuntu w'Imana. Uwo niwe rero ibyanditswe byera bavuga hano bigenewe gukora uwo murimo muri we, kugira ngo azabe utunga Imana ye, ngo akore imirimo myiza yose. Kuko byanditswe byera nibyo Umwuka Wera agenda akoresha kugira ngo amutunganye. Turahera hano rero mu byumverezo kugira ngo mwumve igitekerezo cy'Imana mu guhamagara abantu, kugira ngo bitwe abantu b'Imana, atari ko baremwe n'Imana gusa, kuko babaye ubwoko bwayo. Nitujya mu Balewi, ibice Abalewi, nitujya mu Balewi ibice 20-26, turabona hano gahunda y'Imana mu kwironkera ubwoko ibuvana muri Egiputa. Levitique 20-26, Abalewi 20-26. Kandi mumbera bera kuko Uwiteka ndi uwera, kandi nabatandukanirije n'andi mahanga kuba banjye. Amen. Nuvuga ngo ikironkera ubwoko muri Egiputa. Mwibuke ko muri Egiputa, ndavuga mu gihe Yakobo yamanukaga muri Egiputa n'umuryango we, Bibiliya ivuga ngo bari abantu 70 bari batarabishyanga. C'était juste
une tribu, bawita mu muryango wa Yakobo. Bamanutseyo ari abantu 70 basanga Yosefu wagiye mbere, sibyo? Abo ntabwo bari a nation, ntabwo bari baraba une nation, bari umuryango. Amen. Imyaka 430 niyo yakoreshejwe n'Imana ngo icyari umuryango gihinduka ishyanga. Ishyanga rero rya Isirayeli ryavukiye muri Egiputa. Imana ishimwe. Ni muri Egypte. Noneho bavuyeyo ari ishyanga. Impuguke zivuga ko bari bamaze kuba 3 na 500,000. 3 miliyoni demi. Bava muri Egiputa. Bagiye ari 70, bavuyeyo ari 3 na 500,000. Iyo ndiyo shyanga rero rya Isirayeli. None Imana ikibahamagara yababwiye iki? Mwene magambo menshi yababwiye inyamukuru ni irihe? Arisome. Kuko ibyo babwiwe nibyo twabwiwe natwe. Kandi mumbera bera kuko Uwiteka ndi uwera, kandi nabatandukanirije n'andi mahanga kuba banjye. Amen. Nuvuga ngo ane mahanga yose arahumanye, ari mu mwijima. Mwebwe nabahamagaye ngo mumbere abera. Kubera iki? Kuko Imana irabibwiye ngo ndi uwera, kugira ngo rero mumbere ishyanga mugiye kuba abera. Donc Dieu lui-même se fait connaître. Imana ubwayo irivuze ngo ndi uwera, namwe muzabe abera. Niyo mpamvu batandukanye marobanuye mu yandi mahanga menshi. Natwe niko twabwiye muri Petero. Subiramo muri Petero. Petero wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 14 kugeza kuri 17. Subiramo. Mube nk'abana bumvira, nimwishushanye n'irari mwari nk'uko uwabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose. Kuko byanditswe ngo muzababera kuko ndi uwera. Kandi ubwo uwo mwambaza mu mwita so, ari ucira umuntu wese urubanza rukwiriye ibyo yakoze, ntarobanure ku butoni, mumara iminsi y'ubusuke bwanyu mutinya. Amen. Amen. Murumva ibyo babwiwe nibyo natwe tubwiwe. Kuko iriya Mana yabahamagaye baba muri Egiputa niyo Mana yaduhamagaye muri Kristo Yesu. None ikibazo ni iki? Ko iyo Mana ari yera, kandi turaho tuva hameze gute? Harahumanye, sibyo? Ko iyo Mana iba mu mucyo utegerwa nk'uko Pawulo yabivuze, twe tukaba turabana umwijima, bizakunda bite? Bizakunda bite? Ni ibintu bibiri bihabanye, ni burasirazuba n'iburengerazuba. Imana yera ihamaga abantu bahumanye. Imana iba mu mucyo w'igitangaza utegerwa ihamaga abantu umwijima. None bizakunda bite? Ntimwumva ko ari ikibazo? Mwebwe nta problematike mubona? Irahari. None bizakunda gute? Mwebwe nta kibazo mubona? Bizakunda gute se? Niyo mpamvu Abisirayeli byarananiranye. Ntimubyumva se? Byarananiranye kuko bananiwe. Mu mvuga kino gihe bananiwe kumitinga standards z'Imana, bananiwe guhura n'iby'Imana ibasha. Byabananiye kugera ku rugezo Imana ibasha. Iyo ni ikibazo. Amen. No, twebwe abo mu isezerano rishya rero, twebwe abantu b'Imana bo mu isezerano rishya, bizabishobora dute ko n'abatubanjirije iby'abananiye? Niyo mpamvu n'abantu rero n'inzira y'akizera abananiye, ntabwo bazi ibi byo turavuga. Ntibazi source yibahamagara iyo ariyo, bamenye iyo ariyo
identite yayo, bamenye n'icyo ibashakaho, kugira ngo bitwe koko abantu b'Imana. Turemeranya ko Abisirayeli byananiranye. Na niyo mpamvu isezerano rya kera, isezerano ryabo ryahindutse irya kera. Ese igihe Imana yagiye isezerano nabo ku musozi Sinayi, ryari isezerano rya kera? Ryari isezerano gusa, kandi ngo isezerano ry'ubugingo. None ryaje kwitwa irya kera gusa gute? Kuko haje irindi. Iyo bavuze ikintu cya kera nuko haje gishya. Niyo ngo rya kera kubera iki? Kuko ntago ryazanye ibintu. Amen. Ku rwego Imana yabishatse. Niyo mpamvu hatangije isezerano rishya. None isezerano rishya se ryo bizakunda se? Biro birakunda, bizakunda. Na niyo mpamvu kuri benshi ntago bikunda, ariko kuri bamwe bigakunda. Kubera iki? Kuko icyambere ni ukumenya ibi twamaze kuvuga. Yaduhamagaye imeze ite? Yarivuze gute? Ni Imana yera, Dieu trois fois. Imana yera gatatu, wera. Naho jyewe ndi mu mwijima, ndi imbata y'icyaha. Wayumvise? Ibitekerezo byanjye biri mu mwijima, bizagenda gute? Nibyo Paulo avuga hariya, avuga agahinda yari afite. Amen. Nawe akirwana no kumitinga standard z'Imana, akirwana no gushimisha Imana, akirwana no kugera ku by'Imana imusaba. Uko agerageza niko bimunanira. Hanyuma ararira mu mutima we, ararira cyane. Abaroma ibice 7, some ku murongo w'icyenda tugeze kuri 26. Amen. 25. Nanjye kera nari muzima ntafite amategeko, maze itegeko rije, icyaha kirahembuka, mera ko ndapfa. Nuko iryo tegeko ryagenewe kuzana ubugingo, mbona rinzanira urupfu. Kuko icyaha kiboneye ako kito mu mategeko, kiranyoshya, kirayanyicisha. Araye ubugingo, arakuzana ubugingo akamwica. Ni ukubera yuko amategeko aramwereka ububi bwe. Iby'Imana imushakaho nuko we ari birahabanye. Noneho amategeko ni ayera, ndetse n'itegeko ryose ni iryera, rirakiranuka kandi ni ryiza. Mbese none icyo cyiza cyampindukiye urupfu? Ntibikabeho, ahubwo icyaha nicyo cyaruhindutse, kugira ngo kigaragare ko ari icyaha koko. Kuko cyakoresheje icyiza kunzanira urupfu, ngo amategeko agaragaza uburyo icyaha ari kibi bikabije. Tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko njyewe ndi uwa kamere, ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Sinzi ibyo nkora, kuko ibyo nshaka atari byo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari byo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo ndashaka, nemera ko amategeko ari meza. Nuko rero noneho si njye uba nkibikora, ahubwo n'icyaha kimbamo. Nzi yuko muri njye, ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kimbamo, kuko mpora nifuza gukora icyiza, ariko kugikora ntako. Kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo nanga, si njye uba nkibikora, ahubwo n'icyaha kimbamo. Nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza, nyamara ibibi bikaba ari byo bintanga imbere. Nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye, ariko mbona irindi tegeko ryo mu ngingo zanjye rirwanya itegeko ry'ibyaha ryo mu ngingo zanjye. Yemwe mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Imana ishimwe, kuko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Nuko njyewe mu mutima wanjye ndi imbata y'amategeko y'Imana, ariko muri kamere ndi imbata y'amategeko y'ibyaha. Amen. Amen. Iyo niyo ntambara yabaga mu mutima wa Pawulo, na niyo ntambara iri mu muntu w'Imana w'ukuri. Ni amategeko abiri amurwaniramo. Amategeko y'Imana ngo ni ayera, kandi ngo ni ay'umwuka.
ariko ugiye ukwera ntako. kandi aho kuba w'umwuka ndi uwa kamere. ni amasi abiri ahabanye. iyo niyo ntambara rero ibaha iyo Imana iduhamagaye. ariko yashoje atavuga kwiheba kwe, yashoje avuga ibyishimo kubera ibyiringiro afite muri Kristo. kuko muri Kristo ibyari byarananiranye byarashobotse. amen. ariko bifite prinsipe kugira ngo bishoboke. Imana igisubizo cy'uko dushobora kuba bera nk'uko ibishaka kirahari, yagishize muri Kristo. ariko hari inzira binyuramo, iyo niyo benshi batamenya. mwabyise ese murabyumva? ni ukuvuga ngo bya bindi byananiye Abisirayeli, amen, Yesu yaje kubidushoborera. ni ngo dushobora kuba bera nk'uko Imana ibishaka mu ngeso zacu kandi iminsi yose, ariko bifite inzira binyuramo. amen. iyi nzira ni iyi rero. icya mbere, Imana yashizeho ijambo ryayo n'umwuka wayo iyo byizewe. okay? iyo umuntu yizeye ubutumwa bwiza, umwuka wera akorera mu mutima w'uwo muntu icyo Yesu yise kuvuka bwa kabiri, nouvelle naissance. ngo ikibyawe n'umubiri nacyo ni umubiri. niyo mpamvu ikibyawe n'umubiri gihinduka umubiri, noneho kikaba ari cyo kiganza umuntu. ntabwo kuvuka ku babyeyi bacu umubiri byatubashisha kumvira Imana, ko batubyaye muri kamere, kandi kamere ntabwo yumvira Imana. byabaye ngombwa ko Imana itubyara ubwa kabiri mu mwuka. yo ni umwuka, abana bayo bahinduka nabo ab'umwuka. umubiri ubyara umubiri, umwuka abyara umwuka. Imana ni umwuka. iyo twizeye ubutumwa bwiza, umwuka w'Imana aratubyara, noneho tukaba ibyaremwe by'umwuka. ariko ntabwo kamere yagiye, kuko turacyafite wa mubiri. noneho hatangira rero ya nzira nababwiye rero yuko bishoboka tuzababera nk'uko nayo ari yera. n'ibiriya biri mu Baroma 12 nkunda kubabwira ku murongo wa 2 no 3, ni hariya hari ufundo yuko bishoboka. ni hariya somere. nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. tukiri aho aratureka inzira rero yo ngo dutangire ubuzima bwejejwe. ngo icya mbere dutange imibiri yacu duhe Imana ibi gitambo cyejejwe gishimwa n'Imana. ngo nibagenda gute? ngo ni kwikorera niho ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. tukiri aho hano aravuga iki? hari ijambo ryitwa sacrifice, igitambo. nuvuga ngo iyi mibiri yacu mbere y'uko dukizwa yari imibiri iri mu bubata bw'icyaha na Satani. iyi mibiri yacu yari mu butware bwa Satani. none kandi mumenye ko ya kamere nyine ikorera mu mubiri. tumaze rero kwakira agakiza binyuze mu butumwa bwiza twizeye bwa Yesu Kristo, noneho umwuka wera aratubwiye ngo imibiri rero yari imbata y'icyaha, ingingo zayo zakoreraga Satani, niwe nimuyihe Imana nk'igitambo. kubera iki igitambo? iyo bavuze igitambo baravuga ngo iyo biri sacrifice, ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibintu bidafite ikiguzi. sacrifice egari ikiguzi, hari icyo bigusaba kugira ngo imibiri yacu ntizongere kuba imbata y'ibyaha, ikaba imbata yo gukiranuka, kugira ngo tugere kuri kwa kwera. kuko ngo mushishikare kwezwa, utejejwe ntabwo azabona umwami. birasaba
ubwitange, birasaba kwigomwa, birasaba kiguzi. Kiguzi ni ikihe? Murabona rero ko hano bigongana na bwa buswa kandi bw'abantu batazi ubuntu icyo ari cyo, ukuntu ubuntu bujyana n'amategeko. None bakavuga ngo ubuntu bwaraje, nta effort gihari, na sacrifice gihari. Ubuntu butangaje, ntibamenye ko ubuntu nabwo bufite amategeko yabwo. Wajyubise paravuga ngo nkomeze nkora ibyaha biragashira rwendola, ngo ko ntabwo ubuntu bwaje ngo bumuhe umudendezo wo gukora ibyaha. Abantu rero ntabwo baratahura, amen, batahura ubuntu bw'Imana icyo bwaje gukora. Manishi Abaurayo 12:14 twabivuze, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 12:14 Hébreu. Abaurayo 12:14. Donc la grâce n'est pas une licence pour pécher. Ubuntu ntabwo ari ikibari cyo gukora ibyaha. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Amen. Uvuga ngo utejejwe ntabwo azabona umwami. Ubwo rero ko Imana yavuze ngo tubabera mu ngeso za umuntu w'Imana, ubuzima bubereye umuntu w'Imana ni ubuzima bwejejwe. None twabugeraho gute kandi dufite imibiri ya kamere? Paulo yavuze ngo iyo mibiri nyine muyitambira Imana, bibe igitambo kizima gishimwa n'Imana, niho kuyikorera kwanyu gukwiriye, niho kuyikorera kuzaba gukwiriye. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo kiriya imibiri yacu yakoreshwaga ibyo ari byo byose, tukwiye gutangira imibiri yacu ko ikwiye kumvira Imana mu buryo bwo gusenga, kwiyiriza. Muzi ko kwiyiriza ntabwo ari imikino, sibyo? Iyo umuntu afashe porogaramu yo kwiyiriza mu mwami Yesu, ntabwo ari ibintu binezeza kamere, ntibinezeza n'iyi mibiri yacu. Amen. Ariko tukiyiriza mu buryo bwa Bibiliya. Tubababwiye kuva mbere yuko Bibiliya ukwiyiriza ivuga nuku, ndabisubiyemo. Ushobora kwiyiriza igihe cyose nimba hariho ikintu ufata. Ndavuga kwiyiriza kw'iminsi myinshi, kuba hari ibintu ufata. Daniel yirije ibyumweru 3 kuko marayika niwe yaje kumustopa, sibyo? Ariko yavuze ko yafataga imboga n'ibindi. Niho isoma muri Daniel 10. Okay. Ukwiye kwiyiriza, ushobora kwiyiriza, amen, iminsi 7 ufata icyo kunywa, amazi, iminsi 7, kandi bigufashe kuba concentré mu cyatumye ushaka Imana. Ushobora kwiyiriza iminsi 3 itarenga, nta kurya nta kunywa. Ariko nimba ushaka kwiyiriza utayitanywa, ntuzarenze iminsi 3. Aho ni ubuswa bwa benshi buhari rero, bakibaza ko umuntu yiriza gusa ko ashaka. Kwiyiriza byamwita ngo seke. Kwiyiriza utayitanywa ntibirenga iminsi 3, kandi biri muri Bibiliya. Niyo bita jeûne d'Esther, niyo wa Mordekai bakoze. Ariko nushaka kwiyiriza birenze iminsi 3, ukubwira icyo ufata, nawe ubundi Imana izavuga ko uri yahura, kandi wiyahura azajumwa mu utazima. Amagirize menshi ntabwo babigisha ibyo. Imana ishimwe. Rero ni byiza kubimenya. Rero kwiyiriza, amen, gufata ibihe byo gusenga, tuba turafata imibiri yacu tuyitambira Imana. Gutyo gihe ingingo zayo ziba zikora ibyo gukiranuka. Uba ni sacrifice, kuko umubiri wishakira ibinezeza. Umubiri ntabwo ushaka gusenga, ntabwo ushaka kwiyiriza.
yewe no kuba konsantere mu kwiga ijambo ry'Imana, igihe umubiri wivumbura ugatangira kwayura, babibize, kandi urangije no kurya ugatangira gusonza kubera gusa wafashe Bibiliya. Uyu mubiri ni umwanzi w'iby'ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu rero Pawulo avuze ngo muhe imibiri yanyu Imana nk'ibitambo bishimwa nayo. Ni discipline spirituelle, ni ugusumeta imibiri yacu kuri discipline spirituelle. Ariko ntabwo birangiye. Umurongo wa 2, iyo ni etape ya mbere yo kugira ngo twebwe abahagaze mu buntu bw'Imana dutangire urugendo rwo kwezwa. kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Ngo ntimwishushanye n'iki gihe. Ntimwishushanye n'iki gihe ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo isi ifite ishusho yayo, na niyo igaragarira mu bisi. Nimba twebwe turi ab'ubwami bw'Imana, amen, ntitukwiye kugira ishusho y'isi. Bivuga iki? Bivuga ko na nicyo kibazo itorero ku isi rya Kristo rifite muri iki gihe. Challenge ihari ni gute itorero ryaba mu isi ntirise n'isi. Icyo niyo challenge ihari, kubera ko isi irinfluensa cyane itorero kurusha uko itorero ryinfluensa isi. Iyo niyo kibazo gihari uyu munsi, mu buryo amatorero agenda afata ishusho y'isi. Icyo kibazo, iyo niyo challenge ihari muri iki gihe. None batubwiye iki? Ni ukuvuga ngo ibyo bita la conformité. Ne vous conformez pas. Conformité. Conformité ni ukuba usa n'icyo kintu nyine ushaka ko bakubona, ubonekera muri icyo kintu. Conformité. Ibyo ne vous conformez pas au siècle présent. Ni gute dushobora kuba mu isi ntitugire ishusho y'isi? Nawe ni ikindi kibazo. Twatangiye kuvuga iki? Ni gute twababera nk'uko Imana yacu bidusaba, kandi duhumanye, duturuka ahumanye, tuba no mu isi ihumanye? Twabonye ko ari ikibazo, ariko twabonye ko muri Kristo Imana irabidukoreye, sibyo? Okay. None ubu rero batubwiye ngo inzira rero yo kuba abera, kuko Imana yarabiduhaye muri Kristo, ngo ikwiye kumira yanyu ku Mana ibe nk'igitambo cyera, amen, gishimwa n'Imana, niko bikora kwanyu kuzagira akamaro cyangwa kuzemerwa. None twamaze gusobanura icyo bivuga gutanga imibiri, kuko imibiri mbere na mbere yari mu mwijima, ingingo zawo zakoreshwaga ibyangwa n'Imana. None tumaze kubyumva ko tukwiye gusumeta imibiri yacu kuri discipline spirituelle. None icya kabiri atubwiye ngo ntimwishushanye n'iyi si. Ibyo bavuze ngo ab'iki gihe ntimwishushanye, en fait mvuga ngo ne vous conformez pas au siècle présent, ntimwishushanye n'iyi si ya none. None birashoboka bite? Uri mu isi ya none, tu côtoies ce monde tous les jours, uri mu isi ya none, cyana televiziyo uri en contact n'isi, telefone yawe ugendana uri en contact n'isi, abantu mukorana uri en contact n'isi, wenda na bamwe mu bana batakijwe uri en contact n'isi, environnement yose yawe n'isi. None uzaba gute, uzagira gute ishusho inyuranye n'isi? Iyo ni challenge, niyo mpamvu bibananira benshi. None bire atubwiye inzira yo kubishobora, ngo muhinduke bashya mu mitekerereze. Ubwo nibwo rufunguzo rero, kuko umuntu ni ibitekerezo bye. Imana ishimwe, umuntu ni ibitekerezo bye. Niba bavuga ngo ese uriya ni umuntu ki, isufi ko umenya ibitekerezo bye uzamenya ni umuntu ki. Ngo
ne vous conformez pas au siècle, mais soyez transformés. Iryo jambo tushaka kureba mbere kuvuga ibitekerezo, soyez transformés. Amen. Be transformed. Mube transformé. Murazi iri jambo gikoreshwa hano kuba transformé, na niryo jambo ryakoreshejwe igihe bavugaga Yesu kuri wa musozi yajyanye Petero, Yohana na Yakobo, ukuntu yabaye transfiguré. Muhimana ngo yarahinduwe, bavuga transfiguré. Iriya transfiguration, kuba transfiguré, ishusho igahinduka, ishusho igahinduka, sibyo? Usomye Matayo 17 baratubwira ishusho yuko yahindutse, hadusomera kwa twumva ko yahindutse. Iri jambo rikoreshwa hano mu Baroma 12:2 niryo rikoreshwa no muri Matayo 17 batubwira ko Yesu yahindutse. Ni même concept, ni jambo rimwe. Nituritahura turamenye byinshi muri ryo. Iminsi 6 ishize Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohana mwene se, bajyana mu mpinga y'umusozi muremure bonyine, ahindurirwa imbere yabo. Mu maso he harabagirana nk'izuba, imyenda ye yera nk'umucyo. Maze Mose na Eliya barabonekera bavugana nawe. Petero abwira Yesu ati, Mwami, ni byiza ubwo turi hano. Nushaka ndaca ingando 3 hano, imwe yawe, indi ya Mose, indi ya Eliya. Okay, tugarukiraho. Ijambo bakurikiye niki? Ngo agira gutara arahindurirwa. Bara. Ijambo rikoreshwa ni ijambo transfiguré. Ni kuvuga iki? Transfiguré ni kuvuga iki? Mu Kinyarwanda ngo arahindurirwa. Transfiguré ni kuvuga iki? Ni kuvuga ngo ni kimwe n'ijambo yitwa metamorphose. Metamorphosis. Ni kuvuga ngo ishusho yawe isimburwa n'indi ntaho bihuriye. Kuba mu bimenye babirebera kuri papillon, kinyugunyugu. Aho niho hari phénomène naturel ikomeye yo gutwereka ijambo gitwa amen. Hatangira icyo bita chenille mu Gifaransa, caterpillar mu Cyongereza. Chenille, caterpillar. Hanyuma bikavamo rero, amen, bikavamo icyo bita chrysalide. Hatangira chenille. Bayibise iba chenille baba imeze nkanuze bivuga gute, nk'ikinyabwoya, sibyo? Iyo ni chenille rero, caterpillar mu Cyongereza. Hanyuma muri process binyura muri process enye, aho yensha kubabwira ebyiri kugira ngo ikinyugunyugu kibone. Biva muri etape enye. Igi kabamo lave, sibyo, etc. Chrysalide, ndio ndavuga etape ebyiri muri iyo etape enye. Ibyiciro 4 kugira ngo igi gikinyugunyugu rizave mu kinyugunyugu. Nshaka gufata etape ebyiri bitwa chenille, wayumvise, hanyuma noneho bikazavamo iriya chenille, chrysalide, bikazavamo kubavemo iriya papillon. Ndafata chenille na chrysalide, ni kuvuga ngo ikinyabwoya, sibyo? Igi yaragize noneho havamo ikinyabwoya. Urebye ikinyabwoya wakubaza ko azavamo ikinyugunyugu. Urabona amabara y'ikinyugunyugu haro bihuriye. Oya, noneho kugira ngo bive mu kinyabwoya bizagere mu kinyugunyugu, sibyo? Aho rero niho haba icyo bita metamorphose. Metamorphosis uvuga ngo ni transformation, no guhinduka ikindi kintu ataho gihuriye n'icyambere. Ndavuga au niveau y'ishusho, ko morphologie ni ishusho. Uwafata ikinyabwoya agakwereka ikinyugu cyavuyemo, haraho bihuriye, naho bihuriye, nyamara
ni cya kintu nyine. Wowe mama Chantal wa kera nawe mama Chantal w'ubu, sibyo? Muri Kristo uricyari mu isi, sibyo? Ariko se n'undi muntu wavanye ahandi sibyo se? Ntabwo ari uwundi bazanye ahandi. Ni wa wundi Imana yamuremyemo umuntu mushya. Wowe rero ntabwo wabaye transforme, wabaye metamorphose. Ni ukuvuga ngo rero iriya caterpillar twavuze, ikinyabwoya, amen, ikavamo butterfly, ikinyugunyugu, ni processus rero ya metamorphose. Na niryo jambo rero rikoreshwa Yesu ahinduka. Na niryo jambo rikoreshwa ngo muhinduke bashya. Muve mu bunyabwoya muhinduke ibinyugunyugu. Iyo ni miracle ya Mwuka Wera, niyo abasha gukora ibyo. Ariko ikibazo rero ntiturabitahura benshi. Kubera iki? Kuko turacyatekereza nk'ibinyabwoya, kandi Imana muri gahunda yayo nuko dutekereza nk'ibinyugunyugu. Ituma tutaba abera nk'uko Imana ibishaka. Wabizi? Kuko ni processus yo mu buryo bw'umwuka. Tumaze kwakira ubutumwa bwiza, umwuka aratubyara tukaba ibyaremwe bishya, tukavuka kabiri. Twarabyawe mu mubiri n'ababyeyi, tubyarwa kuba bakamere imbata z'icyaha, kandi hari icyaha, hari urupfu. Hanyuma noneho Yesu Kristo mu kumwizera twarabyawe n'Imana. Imana ni umwuka, tubyarwa n'Imana, tuba ab'umwuka. Ariko mu mibereho ya buri munsi twitwara nk'inyama n'amaraso, tugakomeza kuba ibinyabwoya. Hanyuma rero kuko byose ni mu kwizera. Hanyuma rero ikintu gikuru ni iki rero yo kumenya, ni ukumenya ko ntabwo Imana yaduhamagaye ngo tube transforme, yaduhamagaye kuba metamorphose, tubemo abandi bantu bashya. Ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu, amen, ngo bya kera byarashize, dore bo byose baye bishya. Ariko wareba muri realite turacyifitiye za kamere zacu. Mbayumvise? Abakorinto wa 2 ibice 5 umurongo wa 17 niko batubwirana. Umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Amen. Yehova, iyi ni ijambo ry'Imana. Nimba byose ari bishya, hakaba ari ibya kera, mwumva ari transformation, ni metamorphose. Imana ishimwe. Ibyo rero birashoboka bite? No guhinduka mu bitekerezo byacu. Kubera iki bikwiye kunyura mu guhinduka mu bitekerezo? No kubera ko iriya si batubwiye tutakwiye gufata ishusho yayo, ifite imitekerereze yayo, ifite za valeur zayo, ariko Imana zita anti valeur. Ama valeur y'isi, isi irata atari mu Imana, Imana yita anti valeur. Isi ifite imitekerereze yayo, ifite za valeur zayo. N'ubwami bw'Imana turimo bufite imitekerereze yabwo na za valeur zabwo. Amen. None nidutekereza nk'isi, umviriza, nidukomeza gutekereza nk'isi, tukambrasa valeur z'isi, tugafata indangagaciro z'isi, murazi icyo bibyara? Bibyara déformation. Si nous embrassons les valeurs de ce monde, si nous embrassons les pensées du monde, ça crée la déformation. Nidufata ibitekerezo by'isi akajya tuyobora, tukagenda mu ndangagaciro z'isi, tuzagira ishusho y'isi, kandi imbere y'Imana ishusho y'isi ni ishusho deformée, ni ishusho itawanye nuko Imana yabigambiriye. Icya kabiri, si nous embrassons les pensées du royaume et les valeurs du royaume de Dieu, au lieu d'être déformés,
nous serons transformés dans le sens de métamorphose. Nidufata ubwami bw'Imana, ibitekerezo byabwo akaba ari byo bituyobora, indangagaciro z'ubwami bw'Imana akaba arizo zitubamo, aho kugira ngo tube deforme, tuzaba transforme muri sens ya métamorphose. Ni ukuvuga ngo tuzahinduka ibyaremwe bishya bisa n'uwabihamagaye n'uwabiremye, Imana yera. Aho niho tuzababera mu ngeso zacu zose buri munsi nko Imana ari yera. Imana ishimwe. Nk'iki nk'iyabwoya muri ya processus y'ikinyugunyugu tuyategeza nk'ibinyabwoya, kandi muri Yesu tukwiye kuba dutekereza nk'ibinyugunyugu. Metamorphose, ibitekerezo by'ubwami biri kure y'abantu benshi. Niyo mpamvu wabareba ubuzima bwabo ni ishusho y'isi, ni ishusho y'isi. Batubwiye ngo nimukishushanye n'ab'isi cyangwa iby'isi cyangwa iy'isi, babyibise ngo ahubwo muhinduke bashya mu bitekerezo by'umuntu wanyu w'imbere, ngo niho muzamenya ibi bikurikira tuziburangirizeho. Kugeza aho mwabyumvise? Amen. Hari imitekerereze y'isi, hari n'agaciro z'isi. Hari imitekerereze y'ubwami bw'Imana, hari n'agaciro z'ubwami bw'Imana. Nitukomeza gutekereza nk'uko itekereza, ariyo twavukiyemo, tugakomeza kugendera mu ndangagaciro z'isi, Imana izita anti-valeur, isi ikazita valeur yazo. Wabyumvise? Aho kuba transforme, tuzaba deforme. Ishusho yacu imbere y'Imana izaba deforme. Ishusho yacu izaba ihindanye, izaba idasa nuko Imana ishaka ko dusa. Wabyumvise? Ariko nidufata ibitekerezo by'ubwami bw'Imana, tugafata indangagaciro z'ubwami bw'Imana, tuzaba transforme kuri point ya métamorphose. Wabyumvise? Transformation aracyari trace ya kindi cya mbere, ariko métamorphose ni gishya totalement ijana ku ijana, mu buryo trace ya kintu cya mbere ntikiboneka. Uko Yesu umurebye kuri wa musozi amaze kuba transfiguré, métamorphose, ba Petero bari kumwegera bahise bagwa hasi, bamera nk'abapfuye. Uko bari imbere y'umuntu atandukanye na wundi bari bazi, ko bari imbere y'Imana in glory, mu bwiza bwayo. Amen. Ishusho ye itandukanye cyane n'ishusho y'uriya bazamukanye umusozi. Uko niko rero Imana idushaka muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Urugendo ruracyari rurerure, kuko benshi turi abakristo, ariko twareba turacyari le chenille mu buzima niki, turacyari ibinyabwoya, ibinyabwoya by'ukuri. Tegeza nk'ibinyabwoya, tukora nk'ibinyabwoya, tugenda nk'ibinyabwoya. Aho kugira ngo tube butterfly, tube papillon, tube ibinyugunyugu bifite ubwiza. Reba amabara y'ibinyugunyugu, mais c'est joli. Nubwo ariko turacyari ibinyabwoya. Ibinyabwoya umuntu wese agira gutya, arabyitaza. Niyo mpamvu isi rero ntabwo tuyikurura, iratwitaza. Ati nyanyanduze bwa burokore bwe, kuko ntabwo ari uburokore bwa nyabwo. Ni za haleluya gusa. Muge buti ni tapage, nza tapage gusa. Na muntu ashaka tapage yawe, na muntu ashaka za haleluya zawe na za amina nyinshi, ariko yareba ntabone ikintu kimuhatira uri wowe, kuko uri ikinyabwoya gusa. Dufate iminota 5 tujye imbere y'Imana idutabare, ituvane mu bunyabwoya, iduhe iriya processus gukomeza kugeza Imana itubona mu ibinyugu by'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe. Haleluya.
uri serious muri aya masengesho.